twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara na Nyagasani kugira ngo dukize ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugera neza kuri iki cyumweru cya mbere cya Adiventi, umwaka C, tariki ya mbere Ukuboza 2024, ubwo dutangiye Adiventi. Hagati aho mbifurije Adiventi nziza, ng'amasomo agiye kudufasha kwitegura amaza ya Nyagasani. Isomo rya mbere ni mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 33 umurongo wa 14 kugera ku wa 16. Igihe kiregereje, uwo n'Uhoraho bivuze, maze nzuza amasezerano agiriye umuryango wa Isiraheli n'uwa Yuda. Icyo gihe nyine mu muryango wa Dawudi nzahagobora umumero umwuzukuruza w'indahemuka, maze azaharanire ubutungane n'ubutabera mu gihugu. Ubwo rero Yuda izarokorwa, Yerusalemu iture mu mutekano. Dore izina bazita uwo mujyi, Uhoraho niwe butabera bwacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 25. Uhoraho niwo umutima wanjye urangamiye, Mana yanjye ndakwiringiye. Uhoraho amenyesha inzira zawe, ntoze kugenda mu tuyira twawe. Nyobora mu kuri kwawe kandi ujye umbwiriza, kuko ariwe Mana nkesha umukiro wose. Uhoraho agwa neza kandi n'indakemwa, nicyo gituma abanyabyaha bagarura mu nzira nziza. Abiyoroshya baganisha ku butungane, abacisha make akabatoza kunyura mu nzira ye. Amayira yose y'Uhoraho n'urukundo n'ubudahemuka, akabigirira abakomera ku isezerano rye no ku mategeko ye. Ibanga ry'Uhoraho ribwirwa abamutinya, maze akamenyesha isezerano rye. Isomo rya kabiri ni ry'amahoro ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyetesaloniki, umutwe wa 3 umurongo wa 12 kugeza ku wa 13, n'umutwe wa 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Bavandimwe, namwe Nyagasani arabongeremo kandi uzuze urukundo mufitanye n'urwo mufitiye abantu bose, nk'uko natwe tubakunda. Nyagasani nakomeza imitima yanyu, igume mu butungane budahinyuka imbere y'Imana umubyeyi wacu, kugeza igihe umwami wacu Yesu azaza ashagawe n'abatagatifu be bose. Ikindi kandi bavandimwe, turabasaba tubinginga muri Nyagasani Yesu ngo mwifate ku buryo bushimisha Imana, kuko twabibigishije. Niko musanzwe mubigenza, ariko noneho nimurusheho. Muzi kandi amategeko twabahaye muri Nyagasani Yesu ayariyo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka, umutwe wa 21 umurongo wa 25 kugeza kwa 28, n'umurongo wa 34 kugeza ku 36. Muri icyo gihe Yesu yabwiraga abigishwa b'igihindukira rye agira ati: hazaba ibimenyetso mu zuba, mu kwezi no mu nyenyeri, naho ku isi amahanga azakuka umutima kubera urusaku rw'inyanja n'imivumba yayo. Abantu bazicwa n'ubwoba, bahagarika imitima bitewe n'amakuba azaba yadutse munsi, kuko ibikomeye byo mu ijuru bizahungabana. Nibwo rero bazabona Umwana w'umuntu aje mu bicu, afite ububasha n'ikuzo ryinshi. Ibyo byose nibitangira kuba, muzubura umutwe mukomere, kuko urukorwe bwanyu buzaba bwegereje. Mwitonde rero, hato imitima yanyu itazatwarwa n'ubusambo n'isindwe n'uducogocogo t'ubuzima, maze uwo munsi ukazabagwa gitumo, kuko uzatungura abatuye ku isi bose, nk'uko umutego ufata inyamaswa. Mube maso kandi musenge igihe cyose, kugira ngo muzabone intege zo guhunga ibyo bintu byose bizaza, no kugira ngo muzashobore gutunguka mu maso y'Umwana w'umuntu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Mube maso kandi musenge igihe cyose. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Ndabasuhuje kandi ndabishimiye muri izi ntangiriro za Adiventi. Hagati aho mbifurije Adiventi nziza. Adiventi ni ijambo ry'ikilatini Adventus cyangwa Adventum, bikavuga ngo l'arrivée, amaza. Turirimo rero turitegura amaza ya Nyagasani Yezu Kristu uzaza muri uku kwezi dutangiye kuri 25 z'ukwa 12 2024, ku munsi mukuru wa Noheli. Ngaya maza turi kwitegura y'umwami ukomeye, Mesiya, umucunguzi, Yezu Kristu umucunguzi w'isi yose. Mwifurije Adiventi nziza, uzarushaho kunogera Imana, uzarushaho gukora neza bitunganire Nyagasani, cyane cyane uhinduka, ukora neza, usenga cyane, nk'uko n'impuruza igiye kubitubwira y'amasomo y'uyu munsi. Ubwo tugiye kuzirikana ku ngingo igira iti: mube maso kandi musenge igihe cyose.
nawe rero ndakwifuriza cyane cyane guhora uri maso, bityo ugendere mu ruburi rwa Kristo. Yezu naza azasange koko waramwiteguye. Burya umushyitsi yaje iwacu agasanga tutamwiteguye arabihirwa, ariko iyo umushyitsi aje iwacu agasanga twateguye, twatetse, hari uko twamwiteguye bikomeye, arishima cyane. Nawe rero Yezu arifuza kuzishima nasanga iwawe hatunganye. Yezu ntabwo ari unishima, ahubwo ni wowe wishima. Uzishima ute? Igihe uzaba wamwiteguye neza. Mube maso kandi musenge igihe cyose. Aka kanya rero amasomo twateguriwe n'iki cyumweru cya mbere cya Advent, turaza kuzirikana ku ngingo 3 ziza kudufasha gukomeza tuba maso. Ingingo ya mbere iritwa guhorana amatara yaka. Ingingo ya kabiri iraza kwitwa guhora witeguye maze ya Nyagasani. Ingingo ya gatatu iraza kwitwa guhora dusenga. Izi ngingo zose ngo twazumvise icyo zihuriho ni uguhora. Yashinga hano nakunze gukoresha mu Evanjiri ye demeurer, kuguma. Nawe rero uhora uguma ahangaha, kuko ubutumwa bwose bwa Noheli ni ugutegereza nyine Mesiya ugiye kuza, tukagumya dutegereje, tukagumya ducunze, tukagumya turi maso. Mube maso kandi musenge igihe cyose. Reka duhere ku ngingo ya mbere, guhorana amatara yaka. Mu kuzirikana ku rumuri hari ubwoko bune bw'amatara cyangwa buji ducanirwa muri ibyo bimweru byose bine bya Advent. Binafite n'igisobanuro. Aho mabuji tugenda ducana imwe, icya kabiri cyumweru cya kane tugacana indi, kugeza ku cyumweru cya kane turi gucana izo buji zose uko arenye zikaba zicanye. Reka mbibutse izo buji uko zitwa. Buji ya mbere yitwa l'espérance, ukwizera. Buji ya kabiri yitwa l'amour, urukundo. Buji ya gatatu yitwa la joie, ibyishimo. Buji ya kane yitwa la paix, amahoro. Iyo migenzo yose ikihuriyeho ni migenzo ya Yezu Kristo atuzanira Mesiya. Yezu Kristo tuzanira icyizere. Yezu Kristo tuzanira urukundo, utuzanira ibyishimo, utuzanira amahoro, akazana amahoro ku isi. Imana isingizwe ubushorishori bw'ijuru, kandi munsi ariko n'abahorana amahoro. Ngaya mazi ya Nyagasani cyazaza tuzaniye urwo rumuri, izo muri zose, iyo migenzo myiza. Nawe rero Yezu arakwifuriza ko iyo migenzo yaba iyawe, wigira iyawe, kugira ngo Mesiya naza azasange ko aratangiye kumwigana, uri kumukurikira ndetse no kumukurikiza buri munsi iyo migenzo myiza. Iki cyumweru rero cya mbere turaza gucanirwa nyine iryo tabaza rya mbere ryitwa Esperance, icyizere. Urushaho kugira icyizere, Nyagasani nawe yarakwizeye, arifuza ko nawe umushyiramo icyizere. Kurekera Nyagasani icyizere, kugumana icyizere. Nguko guhorana amatara yaka ni ukugumana icyizere, kugumana icyizere muri Mesiya ugiye kuza, aje kudutaburura, aje kudutabara, aje guturengera ndetse no guturenganura buri munsi. Urakoze Mesiya. Ingingo ya kabiri iritwa guhora dutegereje amaza ya Mesiya, amaza ya Nyagasani. Burya abantu benshi dukunze gucika intege, rimwe na rimwe tukarangara, ikindi gihe tukadohoka, ikindi gihe tugasinzira. Rero biradusaba kujya gute? Guhora dutegereje. Ese wowe uracyategereje? Aha, tujya kuzirikana ubwoko butatu bw'amaza. Amaza nk'uko iyigamana rigenda ribitubwira, ubwoko bwa mbere bw'amaza ni amaza ari kure, amaza ihindukira, nk'uko twabyumvise no muri amasomo, ihindukira ku munsi w'imperuka, mu gihe cya kera dutazi. Amaza ya kabiri, ubwoko bwa kabiri, ni amaza ari hafi, yegereje, bientôt, ari bugufi. Iyo nyine ni Noheli. Hanyuma amaza ya gatatu ni amaza y'ubu ngubu, la présence réelle, ko Nyagasani hari ahibereye. Dushatse amaza twayatondagura ku buryo butatu bworoshye. Nyagasani azaza kera, dans le futur, ku munsi w'imperuka. Nyagasani agiye kuza kuri Noheli, bientôt, hafi ahangaha, nk'uko turi kubyitegura, twatangiye kubyitegura. Hanyuma ubwa gatatu, Nyagasani arahari, arahibereye, sa présence réelle, aujourd'hui, uyu munsi noneho arahari. Akenshi mu buzima bwacu rero tugakunda kwibanda cyane cyane, turategereza ariko tukaza kumenya ko Nyagasani n'ubundi atajya abura mu buzima bwacu. Nyagasani ahora hafi yacu. Nicyo amasomo aje kutubwira uno munsi, ngo abanditsi batatu bagiye kudufasha kwegera Nyagasani tumutegereza. Uwo ni Yeremiya, Pawulo ndetse na Luka. Twumvise mu isomo rya mbere Yeremiya agaruka ku maza ya Nyagasani,
uburyo azaza nyine azanye icyizere mu muryango we. Umuryango w'Imana wajyanywe ubunyago warihebye, none Nyagasani agiye kubagoboka aboherereza umucunguzi. Aya maza nanone yo mu isezerano rya kera arerekeza mu isezerano rishya kwa Mesiya ugiye kuza kurokora umuryango we. Uwo mwami rero azitwa umwami w'ubutabera n'amahoro, arerekeza kuri Yezu Kristo, umwami w'intabera n'amahoro. Ngaya mizero tugomba kugira muri Nyagasani. Ngikiri isomo rya mbere rije ritwereka amizero muri Mesiya uzaza kuducungura. Biri kera ariko bizatinda bize bizuzuzwa mu isezerano rishya. Yezu Kristo aje kurokora umuryango w'Imana, twebwe twatamye, twebwe turi kure y'Imana, twebwe icyaha cyajyanye kure, Mesiya akaza kuturokora no kuducungura. Isomo rya kabiri naryo riratwerekeza ku maza. Mbere na mbere Pawulo arashaka guhumuriza Abantesalonike bari gushaka gutebutsa umunsi wa Nyagasani, barebera amaza mu gihe cya kera, ariko akabasaba kugira ubwitonzi, kugira ubushishozi. Ati Nyagasani akomeza imitima yanyu mu butungane budahinyuka imbere y'Imana umubyeyi wacu kugeza igihe umwami wacu Yezu Kristo azazira, ashagawe n'abatagatifu bose. Aya ni amazu ya mbere yo mu gihe cya kera ku munsi w'imperuka. Ariko Pawulo nanone arabibutsa ko atari aho bakagombye guherera, ahubwo ko buri gihe yamaza ko Yezu ahari, ko bagomba guhora batunganya igihe cyose, kwifata ku buryo bushimisha Imana kuko twabibigishije. Amen. Ngiki kiranga umuntu utegereje Nyagasani: kutadohoka, guhora yifashe neza, kwifata neza, utunganira Imana buri munsi buri kanya. Naho ivanjiri baratubwira uburyo Yezu yari kumwe n'abigishwa be, ababwira igihindukira rye kuri wa munsi nyine w'imperuka. Nuko rero akabasaba kutagira ubwoba, ahubwo kugira icyizere, kuko uwo munsi nyine uzaba uteye ubwoba, ariko uzaba uteye ubwoba ku bantu batiteguye neza, uzaba uteye ubwoba ku bantu bihebye. Naho we rero Yezu arakuburira kugira ngo wongere ugarure icyizere kwa Yezu. Yezu rero agatwibutsa ko ahora hari, ko tutagomba gutwarwa n'udushobora tw'ubuzima, isindwe, ubusambo, ingeso mbi, ahubwo tugomba guhora dukora neza kuko Nyagasani ahibereye turi kumwe nawe. Yezu rero akadusaba kuba maso no gusenga igihe cyose. Igihe cyose rero n'ubu ngubu, hikati n'ubu, ubu ngubu koko Nyagasani ari kumwe natwe, na niyo mpamvu tutagomba kudohoka. Ngaya amazi ya Nyagasani nk'uko tugomba gutegereza. Ngiye inyigisho y'amasomo y'uyu munsi, gutegereza Mesiya turi kumwe n'ubundi, ntaho yagiye, ari kumwe natwe. Iyo ukora neza uba uri kumwe na Mesiya. Ngiye ingingo ya gatatu rero tujye kuzirikanaho, guhora dusenga. Guhora dusenga. Abantu benshi bibwira ko guhora basenga ari ukwinjira mu kiliziya ugapfukama, ukavuga rozari, ukitabira misa, gurupe z'amasengesho nyinshi cyane. Ati ni uguhora dusenga. None si ubwo umuntu uri gushaka umugati w'abana we yazasenga ryari? Yezu ntabwo tubuza gushaka umugati, gushakisha imibereho hano ku isi, ahubwo icyo tubuza ni uko byose byadutwara uruhu n'uruhande tukamwibagirwa. Naho ubundi gusenga ntabwo ari buri gihe ko ndi kuvuga amasengesho, ahubwo gusenga kandi ry'umuhanga yavuze ni igihe cyose turi mu mirimo tukayikora neza. Umurimo ukozwe neza nabwo n'uburyo bwo gukomeza isengesho. Nk'uko guhora dusenga, abantu benshi uzasanga twaragiye twimura Imana mu buzima bwacu, tugakora nk'aho Imana itabaho. Imirimo yacu tukayimura mu Imana, inzu zacu tukazimura mu Imana, ibikorwa byacu tukabyimura mu Imana. Yezu rero mu kumutegereza no guhora dusenga, ni uko twahasubiza Imana, tukamenya ko Yezu ari kumwe natwe, tugakora nk'aho Yezu ahari, ndetse tukajya duheza Yezu mu byacu. Yezu arahari no mu mirimo yacu, tukayikora neza, ariwe tugira gute, ariwe turi kugirira. N'igihe cyose uri gukora ukibuka ko nukora neza uzaba ukomeje isengesho. Muko guhora dusenga, guhorana ubutungane, uri ku mirimo, uri mu nzira, uri mu kazi, igihe cyose ubwo n'uburyo bwo gusenga. Nawe rero uhora usenga, uhora urangamiye Nyagasani, uhora umwitegura neza igihe cyose, ntukamukure mu byawe. Igihe uheje Imana mu byawe, uko niko nyine kudasenga. Igihe duheje Imana mu byacu ni ugutaba amaso. Kuba maso ni ukureka Nyagasani tukagumana nawe buri gihe cyose. Uducogoco tw'ubuzima ivanjiri yatubwiye ni byose dushobora guhereramo tukabura Imana iwacu, Imana tukayizitira, Imana tukayimura iwacu, kandi mbere twarayemereye ko tuba turi kumwe nayo. Imirimo ikaduheza, ibintu bikadutwara uruhu n'uruhande, tukibagirwa ubuntu bw'Imana. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu rugo rw'abamonaki babandi basengaga,
bakanakora bagakurikiza itegeko rya Mutagatifu Benedicto rigira riti ora et labora, kora kandi usenge. Nuko rero abamubona kimwe ntibasohokaga kubera nyine ko babaga bifungiranye mu nzu yabo basenga kandi bari gukorera imbere. Igihe cyaje kugera wari ekonome wabo wari ushinzwe kubahahira agira cya aza gukomangira superieur umukuru w'umuryango aramubwira ati umva rero ngubu turakize, ngiye kujya nsohoka kenshi kugira ngo njye gufata amahaho, njye gufata amafunguro, njye gufata amafaranga, twakize byaragiye, ngiye kujya mfata amafaranga hanze nyazana muri community, nyazana iwacu kuko twakize byarangiye, imibereho yacu igiye guhinduka ukundi tumererwe neza, kuko ngiye kujya nsohoka ngiye gufata amafaranga twatsindiye, amafaranga twagiye twakira mu rugo rwacu, nzajya nsohoka njye kuyareba. Nuko umukuru w'umuryango amurushya, dore ko ari we ushinzwe nyine ibintu byo kwakira, kwita ku muryango. Wa monaki atangira ajya gusohoka ajya kureba amafaranga. Ko sotse wa mugandi bakabona hari cyahindutse mu mibereho, ko nyine yabaga yinjiranye amafaranga, agasohoka kazana amafaranga, agasohoka kazana amafaranga. Igihe kimwe cyaje kugera abo babana ntibongeye kumubona yubahiriza gahunda nk'uko byari bisanzwe, gahunda z'urugo, gusengera hamwe n'abandi yongeye kubikozwa, gusangira n'abandi yongeye kubikozwa, agataha minimo lokal, agataha mu gicuku, rimwe rero ntiyamenye niba yatashye cyangwa atatashye. Ubwo biteza akavuyo muri uwo muryango, akomeza gushakisha. Mu gihe cyaje kugera umunsi umwe bya bindi by'uko nyine Nyakibi ntarabushyitsi, ngo wa mukuru w'umuryango agiye kumva baramuhamagaye ngo wa mufurere we bamufashe kandi bamufunze. Neza umukuru w'umuryango atangira atekereza ko uwo mufurere yari umuntu mwiza, ko ariwe witwaraga neza muri ubu rugo, ndabigenza ne ko ari we rushinzwe no kuduhahira, biragenda bite. Nuko umukuru w'umuryango ajya kureba aho bamufungiye, batangira rero bamugezaho ibyatumye bamufunga, dore ko natarabizi. Ati rero uyu mufurere yishuwe mu rusimbi, uko yagendaga asohoka amajoro yose yabaga aje gukina urusimbi, aje gushyirisha amafaranga ku ikoranabuhanga kugira ngo akomeze akine urusimbi. Ubwa mbere ngo yashoye 100 mu cy'abarezi, ubwa kabiri arunguka akagenda yunguka byikubye kabiri, biza kugera muri 2 miliyoni. Amaze kugera muri 2 miliyoni arazishora, ko agenda agasohoka azashora yunguka. Igihe cyaje kugera noneho baramurya, barazimutwara za 2 miliyoni. Bamaze kuzimutwara ajyamo amadeni menshi cyane, nibwo rero yatanze inzu y'abamonaki w'ingwate. Ubwo rero arafunzwe kugira ngo muzishyure iyo nzu murimo, kuko niyo bafashe w'ingwate mu rusimbi yakinaga. Neza umukuru w'umuryango yibaza uko bigenze, afatwa n'ikiniga atangira kurira, yibaza aho agiye gushyira abafurere bandi, dore ko iyo nzu nyine urushinzwe umutungo yayitanze, none bayifashe bugwate. Udufaranga twose tw'umuryango yaratuyogoje, kose yaradukwaye, none amadeni ni menshi cyane. Niyo mpamvu afunzwe. Neza na n'ubu umukuru w'umuryango aracyari kwibaza aho azashyira abafurere, aracyari kwibaza uko agiye kubigenza kugira ngo umuryango akomeze kuwubungabunga ntusenyuke. Na n'ibibazo byamubanye byinshi. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nguko ko nanjye dushobora kubaho twikingiranye ariko batazi ikiri imbere yacu. Abantu bagakubona usenga ariko batazi ibiri imbere yawe. Tukajya mu gihe cya Advent dutegereje Nyagasani, ariko imbere wowe nanjye tutamutegereje, twibere mu byacu, turi gukina urusimbi, turi gukina ibijyabarezi, turi kubetinga, turi mu ducobo tubuzima. Yezu tukamwibagirwa ko ari kumwe natwe. Nguko nshobora kuba nduranye na Yezu narihaye Imana, nakirangwa mugoro y'Imana, nakegera Imana, ahubwo ari nge uri kure y'Imana kandi narayihaye. Frere masere padiri. Mbega wowe wongera urebe niba ya Mana wihaye mukiri kumwe, cyangwa niba warayihunze ukigira mu rusimbi, ugashora umuryango mu rusimbi, ugashora ubuzima bwawe mu rusimbi, ukina ibijyabarezi. Nuko rero washora ukunguka, ejo bundi ukunguka, ikindi gihe cyose bikazarangira bageze gute bya bintu byose bitwaye, uri mu madeni y'urudaca, uri mu myenda myinshi cyane. Kubera iki? Wakurikiye ibintu hagukurikira ubuntu bw'Imana. Iki cyumweru twongere tujye mu ngo zacu, turebe abo twashakanye, abo tubana. Wongere niba mwashakanye
atajya akina urusimbi, ejo n'ejo bundi ataza kugurisha, akagurisha imitungo ye yose akayisesagura, nawe akaza kugurisha. Kubera iki? Yakinnye urusimbi, arakina ajya mu cogocogo k'ubuzima, nta kirango n'isengesho, yagiye kure y'Imana. Dusabire bene imiryango irimo akavuyo gatangiye ziri kuvuza ubuhuha, kubera ko bamwe mu babana bagiye bajya mu rusimbi ntibongeye kurangwa n'isengesho. Dusabire kandi abihaye Imana, bamwe basezerana Imana guhaba, basezerana Imana kugumana n'Imana, ariko bakaba barayitaye kugeza ubu ngubu, bakaba barigende mu rusimbi, gukina urusimbi, gushakisha amafaranga nk'abayataye, gushakisha ibintu, ingeso mbi nyinshi cyane z'urukozasoni n'indi nyinshi cyane zitanezeza Imana, none bari kure y'Imana. Ngewe ya prison y'icyaha, prison ituma tutongera kwegera Nyagasani, twahunze Nyagasani, none prison, none twirukiye muri prison. Iki cyumweru kandi dusabe Nyagasani agarura icyizere urubyiruko, babandi bishoye mu biyobyabwenge, uducogocogo tw'ubuzima, irahadisi, isindwe, ubusambo, ibiyobyabwenge, ibyo byose koko bibuza ubwenge ku Mana. Nuko rero bakishora yose mu rusimbi, bakaba barataye Imana. Mugaruke ku isoko, muve kuri iryo soko ry'ubusambo, maze turangamye iryo soko y'ubugingo, aba ariyo dutegereza Yezu Kristo. Nk'uko Bikira Mariya yabitubwiye ikireho, ati abantu ntibagisenga, n'abasenga ntibasenga uko bikwiye. Nawe rero ngero urebe uburyo ukora mu isengesho ryawe. Ryawe ndi muhanga yavuze ati, niba isengesho ryawe ritaguhindura, hindura uburyo ukora mu isengesho ryawe. Ngwifurije rero Advent nziza, ugume hamwe, imikino yose urimo itaganisha ku Mana, aho agiye ushora abandi mu ngeso mbi, wongera ugaruke mu nzira nziza. Aho akina urusimbi, wongera ugarure amizero muri Nyagasani, kuko bene abo bakina urusimbi ni abihebye, ni abari kure y'Imana, ni abajya gushakishiriza ihirwe mu byaremwe n'ahandi henshi cyane, ariko bakibagirwa Imana. Mugaruke ku isoko, Kristo we soko y'ubuzima bwacu, mwongera mugarure icyizere, kuko aradukunda, nta nicyo kimuzanye, natwe twongere tumukunde. Nifurije Advent nziza, kandi nawe ugarure icyizere mu rugo rwawe, ugarure icyizere mu mutima wawe, wizere umucunguzi Mesiya ugiye kuza. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.